tubahaye ikaze mwese mukomeje gukurikira ibiganiro bya Amasimbi Media TV. Dukomeje kubashimira ko mukomeje kubana natwe muduha ama-subscribe, ariko tunabasaba gukomeza gusharinga video zacu ndetse muganakora subscribe kugira ngo mukomeze mudutere imbaraga zo gukora byinshi byiza. Uyu munsi maze iminsi mutsaba ngo nzabahurize babagabo bakunda gukora ikiganiro mpaka cyane. Ubusabe bwanyu iwacu ni itegeko, nicyo tubereyeho kugira ngo tubashimishe. Cameraman, tugende maze kumenya amakuru yuko bombi bari mu rugo bicaye. Aya makuru ndiyafite neza. Cameraman, twagiye. Tugiye kugwa kuri babagabo ahantu bicaye mu rugo. Mwiriweho babyeyi muri aho. Devenko, Devenko, Mr. Devenko, Salama, Mr. Desires, Sawa, Elia, agatebe umeze bon. Ewana mbaguyeho gitumo mu mbabarire, dore ndabatunguye, ariko nizere ko mumeze neza. Tumeze neza. Inshuti zacu rero ku Amasimbi TV zikomeza imaze igihe kinini zidusaba ngo tuzongere tubahurize. Mwebwe bakomeje gushima ibitekerezo byanyu n'ikiganiro mpaka tubaguye hano mu rugo se wenda kaduhere kuri Mr. Elia. Ntabwo duherukana kuri Miss. Nkuko harobimbashije happy nta kigenda korone tumye tuza kwicara mu rugo, nta kandi kazi, turi kwirirwa tujyamye, niyo mpamvu twongeye kuboneka, ariko boba nta kibazo kabisa. Hari abantu bakomeje kujya baraduha mu bitekerezo ngo iki nicyo gihe cyiza cyo kuzanira abagore ngo kuko cyane uzaba ufite n'akanya ko kubitaho. Wowe haryo uramufite cyangwa ntawe? Tugusanze waje gusura Diza yabimeze bite? Murakoze cyane. Umugore we ndamuteganya, ariko ni vuba mwe mutegereje. Nkuko mubibona kuri uru ruhande nanone dufite undi mugabo mumaze kumenya cyane. Iwe si ngombwa ngo muvugeho ibintu byinshi kuko tugiye kuza kuganira mu kanya byimbitse. Diza, amakuru y'iminsi? Ni meza, ndashima Imana, ibintu n'umutekano, gusa covid n'ibisa bimeze nabi. Kugiye ahantu waza ugasanga umusozi wagiye ukimuka cyangwa ugacumbika nuko. Hari umuntu ugeze ama message ngo ari kujya kuri toilette yagaruka akayibura kubera imvura yayitwaye. Ako ndabona umeze neza. Meze neza, ndashima Imana. Covid ngo kuzanamo umugore ni igihe cyiza kuko ngo uzajya ufite igihe kinini kandi gisesuye ngo cyo kumwitaho. Nawe niko ubibona? Abenshi niko babyumva, ariko nge siko mbyumva, kuko gusa ubaye ufite iyo gahunda, ubaye ufite uwo mushinga, nta cyatuma utamuzana. Mfite ikibazo nshaka ko noneho twese tuza kuza gufatanyaho muri aka kanya. Hari amakuru yagiye acicikana cyane ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo kuzana umugore w'isugi ngo ni ikibazo, ngo wazana utari isugi ngo ni ikibazo. Aho ngaho twita tubuzana wa mugano bajya bavuga ngo ndi isugi se ngo iwacu ngo bararoga. Ibyo ni byinshi bashiki bacu bagenda bavuga, ariko nshaka kuza kumva uko Desire ubyumva, niho ndaza kuza guheraho. Mbwire ese kuko nawe urabyumva, ese ko wazana umugore w'isugi nta kibazo, ese ko wazana umugore utari isugi biteje ikibazo? Desire, wowe ubyumva ute? Koze cyane Devenko. Kubw'ikibazo wajije nge numva byakabaye ngombwa ko uzana umugore, wakabaye uzana umugore w'isugi. Ngewe ku bwanjye ntabwo nazana umugore utari isugi. Ntabwo nazana umugore utari isugi. Ariko ni gute umugore wamaze kuba umugore? Hari ibyamenyeye, hari ubuzima abayemo n'abandi, ubugiye abayeho n'ibiki. Ntabwo hari uburyo abanye n'abandi, ibyo bamumenyeje. Hari igihe utazabasha kuzuza inshingano zawe nk'umugabo mu buryo butandukanye. None wenda n'abantu bakurikiye Amasimbi TV muri comment barashyiraho nyuma ya kino kiganiro barajya bagenda batubwira nabo uko babyumva. None umugore w'isugi mbere yuko umuzana, yego, uzamanza ubikore gute? Nicyo kibazo cyonyine. Kugira ngo nzane umugore w'isugi, kuvuga ngo wenda sinzi nimba ikibazo, sinzi nimba najya kwa muganga ari bishoboka bakapima akavuga uyu muntu ni isugi. Uko uzabikora ariko usangiza ukurikiye Amasimbi TV. Kuvuga ngo wenda naba ngiye nihuse cyane, ariko icyo nshingiraho ngo bemeza n'iki, nuko kuzana umugore ubizi neza ko atari isugi. Ku bwanjye numva ari ikibazo gikomeye cyane.
kuko numva ko ubwo rugo rwanyu ntabwo yakubaka ngo ashinge ngo amenye ko ari urugo rwe ngo agwiteho, nta handi uzasanga afite abo babanye, abantu bafitanye ibihe bujya mwitaho ibiki bujya bumenyeje. Byazaza mfite ubushobozi buke, yamenyeye kwa akana ko uzajya umuha amafaranga ibiki akamujyana ku mazi buri cyumweru. Ngiye nimvuga mu gihembwe tuzajyayo rimwe mu mezi 3 cyangwa ntimujyeyo cyangwa nitujyeyo. Aha hirya hari umugabo nzi ko batajya bajya imbizi iyo tugeze mu cyitwa ikiganiro mpaka, bamwita Mr. Elia. Abagabo bose mubuze kubitondera, ni abarezi, ibintu bavuga barabizi. Gusa turagira ngo twe dukurikiye Amasimbi TV, muri comment muraza kujya muratubwira ukuntu mwababonye. Mr. Elia nzi ko batajya bajya imbizi iyo tugeze mu kiganiro mpaka. Mr. Elia, wowe ubyumva ute? Okay, murakoze cyane. Ntabwo rero ngiye nemeranya na Desire kabisa. Abyumve neza Desire, ubyumve ntabwo dushobora kubyemeranya. Uwo ari we wese ni umugore, uko byagenda kose ushobora kumuzana ari isugi cyangwa se ukamuzana atari isugi, bose bakakubakira. Ushobora no kuvuga ngo uzafokasinga ku sugi, wanayizana n'ubundi akazajya guca inyuma cyangwa mukananirana. Namuzana atari isugi ugasanga ngiye tunebaniye nawe neza. Ngiye numva rero ahubwo ikintu nakwibandaho kuzana n'umukobwa rwose warangije kubikora basurugiye, ntacyo byaba bitwara. Uwo niwe mwiza kuri wowe? Ya, erega kubaka Desire nawe nsubiza. Kubaka nihe? Ntabwo hubaka ubusugi cyangwa hubaka mu mutwe. Isuka yabaye ifuni ngo nihinga mu ntondo. Ahubwo ngewe mbwira nkuko n'ubundi ntabwo nzi ikintu waheraho n'ubundi ujya gupima ubwo busugi. Uzahera kuki? Ntibishoboka, kuko na muganga ntabwo yapfa kukubwira ngo uyu muntu ngo ni isugi cyangwa si isugi. Ntibishoboka. Ahubwo ngewe numva yuko icyaba cyiza wewe ugiye kumuzana wakagombye kuvuga uti Mana mfasha byibuze no muntu ngiye kuzana duhuze. Abantu bakurikiye Amasimbi TV muraza kuza kutubwira. Urubanza rwa hano bagabo rwakomeje kuba ingorabahizi. Asoreje ku kibazo yabazaga Desire ati umugore wawe uzamupimira ko ari isugi mbere yuko umuzana. Desire, watubwira? Ndagira ngo twumve iki kintu neza, kuko ni benshi nzi ko urubyiruko rwinshi baba badukurikiye, benshi baba badukurikiye. Igihe tuzavuga ko kubaka atari isugi ntacyo bitwaye, wumva uburyo uzaba umwishe mu mutwe, azumva ko nta kibazo, azagenda akora ibyo ashaka, yumve ko nyine kuba atari isugi, kuba yaba afite umwana, kuba yabagize ate, kuba yaba akora ibyo ashaka, nta kibazo ko azubaka. Ariko ibyo ntabwo mbishyigikiye. Ngira ngo mugenzi wanjye yari yagiye gusoza aravuze ngo wasaba Imana. Umuntu usaba Imana, sinzi nimba no mu mategeko y'Imana mu dini usengeramo iryo ari ryo ryose, mu mategeko y'Imana mu buryo uyisaba, sinzi niba icyo kintu cyo cyaba cyemewe. Niyo mpamvu nsaba ababyeyi ngo tugaruke ku muco, ababyeyi twigisha, abigisha abana. Nge ntabwo ndaba umubyeyi ndanivuze ngo twigisha, ariko nzajya mbafasha kuko ndi urubyiruko ariko rusobanutse. Uzanye umugore ugasanga atari isugi wamwirukana? Ni ikibazo, ntabwo byanshimisha. Yego kagusubiza. Wakora iki? Mu by'ukuri nzanye umugore nkasanga atari isugi, ntabwo namwirukana, gusa ntibyanshimisha. Ariko nanone ntabwo byatuma ntubaka urugo rwanjye. Ariko mbere yuko tugera kuvuga ngo nzanye umugore nkasanga atari isugi, ngende gutanga inama kuri bashiki bacu ko ibaze nawe nkuko nahoze mbivuga, igihe umugore azaba uyu munsi wa none hari ingo nyinshi tubona zisenyuka kandi bitewe n'icyo kibazo. Ingo nyinshi cyane gatanya ziboneka mu mbere, ugiye gatanya ukubera bazanye amakuru y'amasugi. Mwumvishe umuhanzi we wavuze ngo gatanya ngo zisigaye ziruta ngo ubukwe buba. Mana y'abakundana ngo asaba tabara. Nuko yari yabonye icyo kibazo, yari yabibonye. Bivuze ngo nta masugi akibaho? Amasugi abaho kuko numva ko wanjye azaba ari isugi. Kandi ushingira kuki? Nuko numva ko ibintu ntubishiremo ubuhanuzi. Nanjye nshaka kubaza Desire akantu gatoya. Murakoze. Desire, ubundi weho ubwawe ku giti cyawe uri isugi? Ntabwo ndi isugi, nge ndi imanzi, nta mukobwa, nge ndi imanzi. Okay, icyo nagiraga nkubwire rero, ndumva ahubwo watangiye kuza mu cyerekezo cyanjye. Ushobora kuzana kuba nawe utangiye kumva yuko uzanye umugore utari isugi wamutunga utamwirukana, nuko nawe uzi yuko bishoboka. Ahubwo ikintu gishoboka iyi saha
nk'uko nawe wari ubivuze twese turasenga ntawe utarakoze icyaha kuko twese twakoze ibyaha ntitwashyikiye ubwiza bw'Imana niyo mpamvu na wa muntu umuzanye rero atari isugi ugomba kumwakira ahubwo ugasaba Imana kugira ngo mubane neza ntabwo kubana n'umuntu bisaba kugira ngo byibuze bari isugi ngo umenye iki ngiki n'ubundi bajya bavuga ngo gukora ikosa byo ubwabyo si ikosa ahubwo ikosa ni ukutamenya nukongera gukora iryo kosa kurisubiramo urakoze cyane umuntu atakaza ubusugi kangahe urakoze cyane nkomereje aho nari ngeze nakubwiye ko hari ingero nyinshi z'imiryango yagiye itandukana bitewe n'icyo kibazo bakabana umwe afite ubuzima yamenyeye atari isugi cyangwa se atari imanzi reka tuvuge ko n'imanzi nabo bose dukomuso dukome n'ingasi ingaruka zabyo tugenda tubibona imiryango itandukana myinshi aribyo ndi kuvuga none abasigaye ko hari icyo njye nshaka ko dutindaho cyane ntabwo turajya gutandukanya ya miryango yabanye byaramaze kuba gutyo ariko tubishyigikira nicyo kibazo njye navuze kubishyigikira byo nta wabishyigikira ariko icyo navuze nemeza cyo ni uko kuzana umukobwa ugasanga rwose atari isugi nta kibazo cyaba kirimo kuko n'ubundi barakunda kuvuga ngo agakono gashaje niko karyoshya imboga buretse gato agakono gashaje niko karyoshya imboga agakono nini bishatse kuvuga yuko iyo usanzwe umenyeye ikintu rugero turamutse tuzi njye nawe ndabizi ejo bundi baduha moto turabizi twarazifashe turazitwara ariko mu by'ukuri kubera ko wari umwega wabonaga yuko nagendaga nkurinda bishatse kuvuga ko iyo umuntu agenda amenyera ikintu we agikora neza ku buryo bushoboka bitandukanye na wa wundi uri kwiga ni nayo mpamvu ntabwo nk'ubu Desire ndabizi n'umurezi ntabwo bamwemereye ngo ahita agenda ajya kwiga yamambye kujya muri stage stage ni ukwimenyereza nta kipe ijya mu kibuga itaritoje ngo itsinde ntibibaho Abasimbi Media TV mukomeze mudore subscribe turacyari kumwe turacyari kubana na bano bagabo tubabaza byinshi ngo nta kipe ijya mu kibuga itaritoje ngo deveko hari icyo navuga mu by'ukuri nta kipe ijya mu kibuga ititoje aho ni muwe mukino wavuga kuko imikino atandukanye kandi bifite amabwiriza atandukanye njyewe icyo nashakaga kuvuga ni iki n'ubundi muri kwa kundi kuvuga ngo nzanye umuntu ngo ko byagenda kose ngo ni isugi njye nzanye umuntu rwose nkasanga atari isugi yaba ari n'amahirwe kuko ntabwo yandushya uko byagenda kose ntasanga ko ibintu abizi nta kibazo ibaze kuzana umuntu ukasanga wenda ntazi gusasa cyaba ari ikibazo ariko usanze nabimenyeye mwabana neza ari nta kibazo none se kuvuze ngo ntabwo azi gusasa nk'ikiri kuri icyo ngicyo ko hari abatakariza ubusugi bwabo mu rubingo mu gitari abo ngabo njye nakubwiye ngo n'ubundi turi ku isi ntawe utagwa mu cyaha iyi saha ushobora kumbwira ngo uri imanzi twaba tunatandukanye nubwo ntagupimye ntabizi sindi na muganga ariko dushobora no gutandukana nawe ugahita utakaza ubumanzi bwawe hari ahirya bishatse kuvuga ko njye navuze yuko rwose kugwa muri rya kosa akagwa muri cya kintu birashoboka kandi wa muntu mukaba mwakomezanya mu kubaka urugo nk'uko twari turi kubivuga ingo z'iki gihe zisigaye ziri gusenyuka ariko ntabwo ziri gusenyurwa n'abantu baje ari iki barabasuryuye hoya ahubwo ziri gusenywa nuko n'ibindi bibazo by'imbere Desire numvishe uri museka nkaho utemeranije nawe gusa ngewe wenda bashiki banjye n'abandi wenda bahuye n'ibibazo byo gutakaza ubusugi bwabo hega binabaho kuko hari nabo bafata ku ngufu bibaho ntabo bafata ku ngufu ugasanga mu by'ukuri si ubushake bwe abo bibaho ntanamwumva pe ariko hari abandi babikora ku bw'ingeso ugasanga ni ingeso afite ibyo ashaka kwa kutanyugwa kimwe mu bibazo n'ubundi bizana izo ngeso ashaka amavuta adahanye n'ubushobozi bwe akajya kuyashaka kwa wa wundi ufite ubushobozi akavanaho iki kazazanye inda nk'iyanjye ahangaha ubundi ahubwo ikibazo nenda kubaza Eliya wizeye ute wishingikirije iki ku buryo wizeye ko wa wundi
wakuriye muri za ngeso, ashaka amavuta meza ajya ku mucuruzi akamwambura ubusugi bwe akayamuha, ashaka igitenge cyiza akakibona, agakweta keza akakabona. Mu bushobozi bwawe ufite abana bangahe ku buryo bose uzabitaho ukabashuha ko umugore wawe yabaye satisfied, yabonye ibyo akeneye byose mu buzima. Ni ikibazo aho ngaho niho uzasanga habonetse bya bibazo nshaka ko tugwanya, ingo zisenyuka, ibiki ibibazo byo mu miryango buri munsi. Ndagira ngo nsubize ri wenda reka agusubize gatoya, ndakomeza amaze kugusubiza. Yeseriya ibintu Desire avuze wabyumvishije, ni iki ngo kizabikwemeza? Okay, njyewe rero nkuko ntabwo ndivuguruza, ariko hari akantu gatoya wemeye avuze wemeye. Oya, hari akantu gatoya nshaka kubabwira. Akanabizi ubundi. Ku mugoroba ngira ngo Desire twari kumwe, hari umusaza twahuye ari kutubwira akabazo yagize. Abaravuze ati mu by'ukuri umuhungu wanjye ejo bundi yaraje arambwira ngo ninjye kumusabira umukobwa. Ndagenda njya kumumusabira, barangije bamuca amafaranga menshi. Yibaza impamvu bamuciye amafaranga menshi, kandi mu by'ukuri muri iki gihe abakobwa baba baragenze ute, baba baratakaje ubusugi, kandi abakera barabacaga make kandi bose bakiri amasugi. Eliya ufite icyegeranyo cy'uko abakobwa buno bose batakiri amasugi? Ntabwo nabyemeza ngo mvuge ngo ni 100%, ariko ku bigaragara benshi birashoboka yuko bamaze gutakaza ubusugi bwabo. Bidatewe n'imibonano mpuzabitsina, ahubwo binatewe no gukora siporo. Abantu ba kera ntibakoraga siporo, ariko ku makuru tuba dufite nuko umuntu ashobora gukora siporo bwa busugi bwakabutakaza. Atari na cya kindi Desire yavuze, avuga ngo njyewe akabazo gato ngo abantu ba kera ntabwo umukobwa witwa Ndabaga, nzi ko wize n'indimi, yaramfasha ko wabyumva neza. Ndabaga witoje akajya ku rugamba, akitoza kumasha, akajya gucungura se ku rugamba. Shatse kuvuga ko muri iki gihe abakobwa bamusha imyitozo iyo siporo uvuga ni bangahe? Bazanyamo ibya Ndabaga. Okay, none se Ndabaga bakakubwira yuko niba batubwira ko Ndabaga rero yari isugi, icyo ngicyo kera biduhamiriza tunamenye uko turi mu bitenze. Kandi noneho n'ikindi, niba Ndabaga yari isugi muri icyo gihe akaba yarakoraga imyitozo, noneho turemeza yuko amasugi akiri menshi. Ngo Ndabaga ari isugi cyane yari isugi? Ngira ngo ikibazo namubazaga ntabwo yacyumvise, avuze ko kira batakoraga imyitozo. Ariko wenda icyo si nacyo kibazo cyane, icyo nashaka kukumvisha ni iki: kera habagaho umuco. Ugasanga abana bafite umuco kandi bakomeyeho. Nimba umubyeyi yavuze ngo wa mwana saa 12 zirega nashizeho imyugarizo yanjye, ntabwo ugomba kwinjira iwanjye nyuma ya saa 12. Uyu munsi wo mubyeyi n'ababyeyi, niyo mpamvu ngiye nshaka ko bajya badufasha mu rugamba rwo kwigisha urubyiruko bagenzi bacu, bamwe bacu, bakuru bacu. Umubyeyi ukabona umwana aje saa 4, ntuzahana avuye, nta hantu bamutumye, mwana wanjye uvuye he, ahubwo akaza gusaba amafaranga, ejo nzajya ku mazi, nzajya ntumukurikirane. Ejo ukabona bya bibazo byaje. Mu by'ukuri umwana ubuzima yakuriyemo, yatakaje ubusugi, yagize ateye yifuguse, ni hahande haza n'ibibazo bitandukanye. Ugasanga umwana agize inda, kabihisha iwabo, akayivana muri rimwe kabiri, ugasanga ejo abaye umugore, kubaka biramunaniye kuko ntabyaye, n'ibindi bibazo bitandukanye. Ntabwo rero ngiye turumvikana aho ngaho, ntabwo tubyemeranya. Naramuka tubwiye ngo mu magambo make, naramuka bivuze yuko ababyeyi b'iki gihe umwana aza, niba umwana aje saa 4 z'ijoro warangiza ukamwihorera, umwana w'umukobwa ageze mu rugo saa 2, saa 1:15, uramwihoreye, uramubwiye uti yinjirire mu nzu, araje araguhereje byose, mpereza amafaranga nk'uko uri kubivuga ukayamuha. Icyo ni ikibazo cy'umubyeyi, ntabwo ari ikibazo. Ushatse kuvuga yuko mbere none abana bose babaga bari ku muco neza, bubahiriza umuco nyarwanda, na niyo saha hari abacyubahiriza, kimwe nk'uko nawe udashobora kumva. Reka arangize anasoza, anashyiraho n'umwanzuro, nawe turaza kugarukaho nyuma. Okay, kuri njyewe
numva yuko ahubwo ababyeyi bose bakagombye gufasha abana babo babarinda kujya muri za ngeso mbi nk'uko Desire yakomeje kubivuga. Ariko niba n'umwana yagiye muri za ngeso ntabwo tuzamujugunya, ntabwo tuzamuta, kuko nituramuka tuvuze ngo tuzabona amasugi gusa Desire numubona ngaha hondi ararashoboka ati ni ukuri ndarahiye imbere y'Imana n'abantu. kugira ngo wenda umwanzuro atanze ndumva gudashitse cyane kuko avuze ko agomba ngo tugomba kwigisha ngo ababyeyi ngo bagafasha abana babo ngo ariko ngo abana ngo nibatabyumva ngo nta kibazo ngo ntago tuzaba. Buriya hari ikintu bita gufata inshingano kandi ugafata icyemezo. Abana nibyo navuze ko ngewe ku byanjye ikintu cyatakaza ubusugi nemera no kuvuga ngo umwana ashobora guhohoterwa iyo myitozo itandukanye cyangwa se ibindi bitandukanye, ariko kandi nabivuze nisigura no ku bakobwa bashiki bacu n'ibiki. Ntago ngiye ncira iteka ku mukobwa wenda utari isugi utagifite ubusugi ku bw'impamvu zitandukanye. Uyu munsi bariho batandukanye, ariko nge nawe dufatanyije ejo bundi ntago abo bakobwa nk'abo ngabo babonekaho mu gihugu cyacu. Bene yari yamufatanije, nge na yari yadufatanyije amfashije, ndetse n'abandi n'abadukurikira nakurikiye Media TV cyane ko Media TV ikurikirwa n'abantu benshi mu mahanga, mujya mubitwereka. Wow. Okay, none ko bwibye akantu gatoya, mu by'ukuri abakobwa barangije gutakaza ubusugi bwabo. Ku bwawe ku giti cyawe icyo wabafasha ni igiki noneho? Wenda mbere yuko anagisubizemo tugana no ku musozo, anagere n'ikintu abwira urubyiruko ruri mu rugo muri iyi minsi, cyane ko abanyeshuri bagarutse mu rugo kubera impamvu za kino cyorezo kiyogoje isi muri iyi minsi cya COVID-19. Baze no kuza anasoza anatubwira inama yagira urubyiruko rurimo. Koze cyane nkuko nabivuze, nkuko mubanje mumbaza, uyu munsi umukobwa amaze gutakaza ubusugi bwe kuvuga ngo wenda ngo namufata nte bitewe n'impamvu zitandukanye wenda yabutakaje. Burya navuze ko ikosa, nabivuze ko ikosa by'ubwabyo gukora ikosa atari ikosa, ahubwo ikosa kwa gukongera gukosa n'undi ugasubira mu iryo kosa. Ntuve mu iryo kosa noneho ngo urikosore. Uwamaze kugwa mu iryo kosa namugira inama nkamwereka ibibi byabyo, ingaruka nyinshi zitandukanye, ingwara nyinshi avana mu musambanyi, ibibazo byinshi no kubaka noneho kubaka. Tubwira imwe tugara no ku musozo. Koze cyane ngira ngo muzi icyorezo cyazengereje si igihe kinini na n'ubu, sida. Nubwo covid iza ikavugwa ikagira uteye izindi zigasa nk'izituje, ariko sida irahari bashiki banye. Sida baye sida irica cyane, ndetse n'izindi ndwara zitandukanye zambugwa imitezi biki byinshi cyane. Izo zose ni indwara uyu munsi zihari. Igihe uzabifata ugabifata nk'imikino yari akavuga ati nta kibazo uwo byabayeho gukemuka, oya, ahubwo kuko bishoboye wirinde. Kandi nunagira ikibazo ukahura n'ibibazo bitandukanye, gufatwa ku ngufu cyangwa ibindi bibaho, ni ibintu bibaho, ariko noneho nyuma yaho ubigenje ute? Imyitwarire yawe imeze ese unyugwa n'ibyo biki wanyu mufite ku buryo unyugwa nabyo ukubaka, ku buryo uzagira mu rugo rwawe ntuvuge ngo nibutse uyu nguyu najyaga ku mazi akampa ibi ngibi ntabyo nkibona ndagiye, aho uzabushenye. Twavuze ko imiryango myinshi mw'iki gisenyuka. Inama naho abashiki banjye, burya akiminsi tere ntikaremera, akiminsi teruye ntikaremera, kuko Desire kandi ikindi nababwira ijambo rya nyuma nasoreza, bajya bavuga ngo ubusore ni igishoro, kandi nujya igishoro nabi ntuzategereze inyungu mu zabukuru umaze kuba umusaza. Kugira ngo iryo jambo wenda sigasiye byinshi, ikadufatanye twubaha umuco kandi dufatanye kugira ngo tugire ubuzima bwiza bw'uyu munsi ndetse n'ingo zizaza nziza. Murakoze cyane. Iri yagiye kudushyiraho umusozo, hanyuma tuze muri cyo cya kabiri cya kino kiganiro mukunda mwese. Nzi ko muradutegereje ko tuza kukijyamo n'abantu bagabo. It's very 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 smart. Abantu muri mu mahanga turi kubakunda cyane, mukomeje kutwereka yuko muri kumwe natwe. Mukomereze aho ngaho. Well, Elia. Okay, murakoze cyane. Nkuko mubivuze rero ndagaruka ku kantu gatoya cyane Desire yavuze ngo gukora ikosa si ikosa, ahubwo ikosa ni ukongera gukora rya kosa, kudakosora ikosa wakoze, kongera kurisubiramo. N'ubundi rero nkuko twabivuze ntabwo ushobora kumenya inshuro umuntu yagenze ute yakoze cya kintu. Kandi noneho twibuke yuko bakunda kuvuga ngo akuzura umutima gasesekara ku munwa,
kandi noneho bakavuga yuko umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Ngewe iyi saha kubera ko hari ibanga Imana yaduhishe, nshobora kukubwira yuko ikintu nagikoze rimwe kandi naragikoze inshuro nyinshi, warangiza ukabyizera kandi ndi kukubeshya. Mu by'ukuri ahubwo ngiye nk'uko nakomeje kubigarukaho, weho ntukavuga uti ngewe icyo nibanzeho ni ukuzana umukobwa w'isugi. Uramutse ugize umugisha ukazana umukobwa w'isugi ni byiza, ariko n'igihe uramutse uzanye umukobwa utari isugi ntacyo byaba bitwaye, ahubwo nk'uko nakomeje kubivuga, saba Imana kugira ngo muhuze, mugerageze guhuza. Bashiki bacu ntabwo tubararikira gukomeza kujya muri izo ngeso mbi, ahubwo ndi kugira ngo n'ababigiyemo bumve yuko nta teka baciriweho, ahubwo ko hari ayandi mahirwe nabo abategereje. uko ni kweri yabyumva. Ndari tuye mu gice cya kabiri.